Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Amahoro bakundwa bene data, ndabasuhuje nje mu mpera z'icyumweru, ariko munyemerere mu nkundire mbifurize nanjye Pasika nziza. Pasika nziza bakundwa bene data, ndabasuhuje mwese abakurikira ikiganiro Saveur Divine. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Ndi Odette Kandama. Mwari mumenyereye kunyumva kuwa kabiri, none bibaye ngombwa ko nza kuwa gatanu. Turimo dusoza kino cyumweru, twarimo tuganira tuvuga kuri sije ivuga ngo tunezerwe twishime kubera yuko Yesu yazutse. Yesu yarazutse bakundwa bene data. Abacu barabaganirije mu cyumweru, barimo bavuga insinzi. Dukomeje kuvuga insinzi. Yesu Kristo yaratsinze, Yesu Kristo yanesheje urupfu, Yesu Kristo ni muzima, tunezerwe twishime. Yesu ntagipfa, Yesu ariho, ubwo ariho natwe tuzabaho. Imana ishimwe. Twifashishije ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, dusoma igice cya 20, tuvuga kuzuka kwa Yesu Kristo. Yesu yarazutse, Yesu ni muzima, turabyina insinzi kuko ubwo Yesu yazutse natwe tuzazuka. Bibiliya igitubwira ngo niwe mfura mu bazutse. Yesu ni muzima ntagipfa, ubwo atagipfa natwe ntabwo tuzapfa. Yarazutse ajya kwa Data, adusezeranya cyangwa yasezeranije abigishwa be umwuka wera, kandi yarawohereje umwuka wera, yaraje. Imana ishimwe. Yarazutse Yesu ajya mu ijuru, arimo aradutegurira ibyicaro byiza. Yaravuze ngo iyo bitahaba, iyo amazu menshi aba atari kwa Data, mu rugo rwa Data iyo amazu ataba hari mba mbibabwiye, ariko ngiye kubategurira hanyu, aho ndi namwe muzabeyo. Nuko Yesu yatubwiye. Dufite ibyiringiro byo kuzabana na Yesu wazutse, na Yesu wanesheje, kuko ntateka tuzacirwaho urwandiko ruturega. Yesu yarubambye ku musaraba. Imana ishimwe. Amaze kuzuka umwenda ukingiriza hera utabukamo kabiri, bivuga ngo jyewe nawe tubasha kwinjira imbere y'intebe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo duhabwe imbabazi, duhabwe gutabarwa mu gihe gikwiriye. Imana ishimwe. Yesu rero yarazutse ni muzima, dukomeze tunezerwe twishime. Uwo Yesu wazutse rero abacu batubwiye muri iki cyumweru, bakatubwira ngo tunezerwe turi mu nsinzi kuko Yesu yazutse, kandi tubisoma no mu ijambo ry'Imana. Bakatubwira bakongera kutwibutsa ko Yesu ari muzima. Narije kukubwira ngo uwo Yesu arashaka ko uguma aho yagushyize, cyangwa kuguma mu byo yaguhamagariyemo. Imana nibaha umugisha. Mureke dusoma amagambo y'Imana yanditse mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 21, duhere ku murongo waho wa mbere tugeze ku murongo wa 10. Hanyuma y'ibyo Yesu yongera kwiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya, yiyerekana atya: Simoni Petero na Toma witwa Didumo
na Natanayeli w'i Kana y'i Galilaya na bene Zebedayo n'abandi bigishwa babiri bari bari kumwe. Nuko Simoni Petero arababwira ati ngiye kuroba. Baramubwira bati natwe turajyana nawe. Barahaguruka bikira mu bwato, ariko bakesha iryo joro ari ntacyo bafashe. Umuseke umaze gutambika, Yesu ahagarara mu kibaya cy'inyanja, ariko abigishwa ntibamenya ko ari we. Yesu arababaza ati yemwe bana banjye, mufite icyo kurya? Baramusubiza bati ntacyo. Arababwira ati nimujugunye urushundura iburyo bw'ubwato murafata. Nuko bararujugunya, ntibaba bakibasha kurukurura kuko ifi zari nyinshi. Wa mwigishwa Yesu yakundaga abwira Petero ati ni umwami Yesu. Nuko Simoni Petero yumvise ko ari umwami, akenyera umwenda kuko yari yambaye ubusa, yiroha mu nyanja. Ariko abandi bigishwa baza mu bwato bakura urushundura ruri mu ifi, kuko batari kure y'inkombe, ahubwo hari nka mikono 200. Bomotse musozi babona umuriro w'amakara n'ifi zokejeho n'umutsima. Yesu arababwira ati nimuzane ku ifi mumaze gufata. Imana ishimwe. Narimo mbabwira ngo uwo Yesu wazutse turimo tunezererwa, turimo tubyina intsinzi ko yatuzukiye, ko nta teka tuzacirwaho, yaradupfiriye apfira ibyaha byacu, aratuzukira kugira ngo adutsindishirize. Uwo rero arashaka yuko tuguma aho ari, aho yaduhamagariye. Mu byo yaduhamagariye gukora arashaka ko tubigumamo. Mureko dusome mu gitabo cy'umubwiriza ibice byaho 8, dusoma umurongo waho wa 3. Handitswe ngo ntukagire ubwira bwo gusezera, ntugashishikarire ikibi, kuko umwami akora icyo ashatse cyose. Imana ishimwe. Reka dusome mu gitabo cy'imigani ibice 24 umurongo wa 10. Handitswe ngo nugamburura mu makuba, gukomera kwawe kuba kubaye ubusa. Imana idutabare. Bene data bakundwa, twabonye uburyo abigishwa Yesu yabiyeretse. Yesu amaze gupfa abigishwa bagize ubwoba, bikingiranira mu nzu kuko batinyaga abayuda, bakavuga bati baramwishe, niwe twagendanaga, niwe twagenderagaho, none natwe bazatwica. Barikingirana. Ariko Yesu urupfu ntirwamuheranye, arazuka, araza arabiyereka. Inshuro ya mbere arabiyereka, inshuro ya kabiri arabiyereka. Igihe kiragera rero muri izi nkuru dusomye, birashoboka ko Petero icyizere cyarashize, icyizere kimaze gushira, aravuga ati nisubiriye kuroba. Amaze gusubira kuroba cyangwa amaze gufata icyo cyemezo, abo bari bari kumwe bose bageraga nko kuri 7, bose baravuga ngo natwe turajyana. Shuti mukundwa, umunsi wafashe icyemezo kibi, abo muri kumwe bazagukurikira. Imana idushoboze gufata ibyemezo byiza. Petero aravuga ngo nsubiye kuroba. Niba mubyibuka, Yesu yari yaramuhamagaye aramubwira ngo ngwino nkurikira. Amusanze ari kuroba, aramubwira ngo nzakugira umurobyi w'abantu. Ariko Petero abonye bikomeye, abonye bigoye, aravuga ngo nisubiriye kuroba. N'abandi basubirayo. Imana idufashe. Basubira nayo nawe baramukurikira. Imana iturengere. Turasomye ngo ntugire umwete wo kwihutira gusezera, ntukagamburure mu makuba kugira ngo gukomera kwawe kutaba kubaye ubusa. Hariho ingorane umuntu agira iyo avuye aho Yesu yamushyize. Hariho ingorane umuntu agira iyo avuye mu byo Yesu yamuhamagariye gukora. Tubonye ko Petero yigendeye n'abo bari bamukurikiranye cyangwa n'abari bemeye kujyana nawe ngo bisubirira kuroba. Ariko Imana yari yaramuhamagariye kujya kuroba abantu. Muzi ko Yesu amaze kubiyereka icyo yakoze, amaze kubahumekeraho umwuka wera, ababwiye ngo nimwakire umwuka wera, bamaze kubarojenere cyangwa babyawe ubwa kabiri, yabahaye umurimo. Igihe kiragera rero, kubera ubwoba, nta cyizere, tuzabaho dute? Petero asubira kuroba. Abandi baramukurikira. Ariko icyambabaje, bagezeyo twasomye ngo bakesheje ijoro nta kintu na kimwe bafashe.
ijoro ryose ntacyo bafashe. Nuva aho Yesu yagusize nta kintu na kimwe uzafata, nta kintu na kimwe uzahabona, ntacyo uzunguka, kuko byose biba aho Yesu ari. Yesu waguhamagaye akagukura hariya, niwe uzi ibyo ukeneye aho biherereye. Bakesha ijoro ntacyo bafashe. Hanyuma Yesu ngo aza kubasanga. Nubwo wavuye aho Yesu yaguhamagariye, nubwo wavuye mu byo Yesu yagusizemo, nagira ngo nkubwire ngo Yesu aracyagukunda, Yesu aracyagutegereje, Yesu ntari kure yawe. We Yesu wakuzukiye aracyagukunda. Niyo mpamvu yaje arabasanga, arabegera. Ku murongo wa 5 arababaza ngo bana banjye, mbese mufite icyo kurya? Baramuhakanira ngo ntacyo, uko nta fi n'imwe bari bafashe. Yesu arababwira ngo nimujugunye urushundura iburyo. Barujugunyayo, bafata ifi nyinshi ngo urushundura rwenda gucika. Bakundwa bene data, Yesu niwe wenyine uzi ibyo dukeneye aho biri. Bibiliya igitubwira ngo niwe uhamagara ikintu cyose mu izina kikitaba. Iyo avuze birakoreka, iyo ategetse byose biramwumvira bigakomera. Reka tugume aho Yesu yaduhamagariye, reka tugume mu byo yaduhamagariye gukora. Bakundwa bene data, Dawidi yaranditse muri Zaburi ya 56 umurongo wa 4, aravuga ngo uko ntinya kose nzajya nkwiringira. Birababaje kumva amafi yarumviye Yesu, yarumvise ijwi rya Yesu kurusha Petero. Uzi ko Petero yagiye gushaka amafi akayabura. Kubera iki? Umunsi Yesu ahamagara Petero akamubwira ngo ngwino ntuzongera kuroba ifi, nzakugira umurobyi w'abantu, amafi yaramwumviye. Niyo mpamvu Petero agarutse yabuze amafi. Ariko Yesu kuko akikwitwararitse, Yesu kuko akigukunze, amugarukaho, kuko niwe uzi ibyo dukeneye aho biri. Ajugunya, aramubwira ngo jugunya urushundura iburyo, niho ifi zari ziri. Abona ifi nyinshi. Nubwo wavuye aho Yesu ari, mu byo yaguhamagariyemo, Yesu aracyagukunda. Yesu aracyakubwira ngo mwana wanjye umeze ute? Ngwino, ufite icyo kurya. Aracyagushaka. Ku murongo wa 10 yarababwiye ngo nimuzane amafi mwafashe dusangire. Yesu aracyashaka gusangira nawe. Nkundira nkubwire turangiza iki cyumweru, nshuti mukundwa, Yesu aracyagushaka. Ngwino ugume aho Yesu ari. Niwe uzi ibyo ukeneye aho biherereye. Ngwino umusange. Bibiliya igitubwira ko nitumushikamishaho umutima azaturinda tuba amahoro masa, kuko tumwiringiye. Ngwino wigamburura mu makuba kugira ngo gukomera kwawe kutaba kubaye ubusa. Ngwino usange Yesu.